neza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So ku mbuga nkoranyambaga habavugwa ibintu byinshi cyane, amagambo mabi, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya ndetse n'ibindi byinshi cyane biba bikubiye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko twebwe sura yacu kavuga gute twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ku mbuga nkoranyambaga hari video yasakaye ya DJ Brian ubwo yatukanaga mu ruhame amagambo mabi cyane, biri no mu kiganiro twakoze hejuru twaberetse ubwo yatukanaga uwitwa Kazungu ka Boss ari wayisharinga ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi akavuga ati kubera iki DJ Brian yabaye indiscipline, DJ Brian yakoze ibintu bitari byiza. Ariko ngenyeka yuko uko DJ Brian yabisobanuye umuntu bamututse nawe akabasubiza. Ariko icyo DJ Brian yakoze we yasizemo n'akababaro cyangwa no kurenzaho ibindi bintu yibagirwa ko ari umufamous. Ariko reka tone twumva no majwi uwitwa DJ Brian ubwo yasabaga imbabazi anasobanuraga ukuntu byagenze. Ana umugabo nyine aba boss bacu baratubwira ati mutahe kuko no barere kudukiranura tuba turagiye urwo rushi ndarusobanura nyuma kuko urabona yabyimbaganye noneho man ntabwo isura yarukisanga fashe ndamuni bamwegeka ku modoka yivamo ingumi nziza y'umupiririza bayihubise hano mbono hano naba ndakaye nawe umuntu yambabaje sinemerewe guhekenya iryinyo ndi guhekenya amenyo namwe muri ibintu byatubayeho pe inyama hano nta nyama ndi kurya ibaze kuba umuntu yagukubita ukananirwa kurya. Oya twazisangiye hano muri sekubeza ngiye Mutesi Sharon yamwita Sharon Mutesi ni byari byo wemera ko wari wese hari umuntu wabonye wemera ko ibyo nari bitubyihorera. Aha ururushi hari filime narubonye ngo mari cyo kozanga bwiza ukuri uyu mugabo yakubise urushite chape mari yarumukubise ku byo atashanangira kubona izino mbori zo mu ngaho. Nizere ko mwabyumvishe uwo ni uwitwa DJ Brian ari kumwe na Tesha ubwo basobanuraga impamvu yatumye ari amagambo ya DJ Brian ajya hanze, uburyo bari gushwana n'uriya mugabo cyane cyane abonye ku mbuga nkoranyambaga byasakaye ubwo DJ Brian yatukanaga amagambo mabi cyane. Ariko duhure muri comment tuganire ko nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ati DJ Brian ni umushizi w'isoni, aratukana, amagambo yatukanye ni mabi ndetse n'ibindi. Ariko mu gihe DJ Brian yaje gusaba imbabazi anihanganisha abafana biwe, ngenyeka ko atarimo ikibazo. Niba wenda yatukanye byanagiye hanze si ngombwa yo kuza kubisesengura ngo birangire uko nguko. Ariko muri comment namwe muratubwira uko mubyumva. DJ Brian nk'umukobwa warwanishaga intwaro y'umunwa ndetse n'ibindi, ubona yuko nanone byari bikwiye gutukana n'umuntu utari famous? Ntabwo byari bikwiye na gato. Duhure muri comment namwe mutubwire iyi ntambara ya DJ Brian mwabonye mwayumvishije mute. None mureka dukomeze tubyumve muri buno buryo. Atira ndabona abantu bagiye kumenera imodoka, wa mugabo wisohoka ukiranure Tesha niwo umukubise. Mu gihe uwo mugabo rero asohotse umva twagundaguranye mfata telefone hano, urabona hano ku musozo wa telefone hano yari afite uruhara, nanjye tekamo gutya nkubisemo ubwo nyine arigirisha ariko ubwo ngo twe turi kumwe n'aba boss bacu nyine bakazajya badufasha man. Ikigabo kidafite n'imbaraga uri kumva, ubwo Tesha nawe afite umujinya barimo baranigana, nanjye nkaza inyuma umva turagundagurana. Abantu bahari rero nta n'umuntu ugikiza n'abantu, nta muntu numwe ugikiza abantu. Tesha yakibukura urushyi bamukubisa, nanjye ngo nkazamuga ni Tesha urwo rushyi maje kurubona mu mafilime byibuza nkangahe uri kumva man, ni rwa rushyi bagukubita ukabanza ukabona urwo rushyi ngenduye rukakera papa yigeze kuri umubita anziza ubusa, mbona inyenyeri, mbona ibintu by'umutuku, mbona amashanyarazi, ni rwo rushyi man. Nawe wibaza urwo rushyi rero Kazuka basi yavuze ngo twebwe twakubise, nta muntu ugiye bugezana nankuraho. Uwo mugabo nawe yarafashe gutya ngagiye guturega kuri ribu ngo kwera ngo twamukubise, ngo nawe ndasubira ngo ati nawe niwe wadutangiye twese twarwanye, wadukubise natwe turagukubita. Kazungu ka Boss rero kwera yuko niba ari ukunyanga, niba ari umukozi muti ntago mbizi, yagiye nawe nyine arabipostinga ikosa ngewe nakoze
nuko nariko ngiye mpamvu ingumba rero gutukana hari abantu bari kumfata kandi nanjye numvaga bakanu kubujeya ubujeya ntabwo bushingiye uri umuterorist bana we uri kumva abagabo bakaza bakamfata nanjye nigize ibamba nigize inshinzi nshaka kwivana ariko abagabo nyine bafite ibibaraga bakazajya baguma bamfasha gutya nanjye rero mba nyine nawe rwose nyine mana ubundi saa kumi iri gutera ibibazo byose rwose twisubirire oya buretse kuvugira mu bintu byanjye buretse ntabwo ndarangiza ubwo urumva rero tuvuye aho ngaho tumajije gushwana umugabo nyine aba boss bacu baratubwira ati nimutahe kuko nibo bari kudukiranura tuba turagiye urwo rushyi ndarusobanura nyuma kuko n'ubu urabona yabyimbaganye noneho man ntabwo isura yarukisa nafashe ndamuniva mwegeka ku modoka yivamo ingumi nziza y'umupiririza bayihubise hano mbono hano naba ndakaye nawe umuntu yambabaje sinemerewe guhekenya iryinyo ndi guhekenya amenyo namwe murumva ibintu byatubayeho pe inyama hano nta nyama ndi kurya ibaze kuba umuntu yagukubita ukananirwa kurya oya twazisangiye hano buretse kubeshya njyewe mutasi Sharon yamwita Sharon ese tesha n'ibyo byo wemera ko wari wese hari umuntu wabonye wemera ko ibyo ntari bitubyihorera aha uru rushyi hari filime narubonyemo mani cyo kuza nkabwiza ukuri uyu mugabo yakubise urushyi tesha pe mani yarumukubise ku buryo tesha nangira kubona izino mboni zo mu ngaho hari ukuri zitazikara bije rero wowe wagiye mu modoka kanira kamubwira buretse kubanza uvuga inkuru yanjye irangire nawe usigare wisobanura kuko niyo banesha ibibazo nabwo ubuzima nganye sinkunda gushwana n'ahantu abantu bashwane simba ubuzima kunda ndahava ibyo birabaye ubwo ngubwo tuba tugiye mu rugo turiteguye dufashe kabu tugiye kuri airport tugeze kuri airport turinjiye nk'ibisanzwe Heineken abanzi gurishwa 7500 ibyo biraturakaza twinjiye mu ndege tugeze rero sasa noneho rero kuri airport hano hari airport hano bayita gute Entebbe ubwo turahageze mw'abantu mwe mwumva rero tutanze passport barambwiye ngo nishyiraho 4 fingers nziteretse ati hajyaga mu bururu agatajya buretse nziteretseho barabanza bafata passport yanjye babwira uyu nguyu nawe aterekaho birahura baramureka aragenda agiye baba barangomenye banyicaza hariya baratangira ati uri umusomaliya inige ndi umunyarwandakazi ati uri umusomaliya ngo ariko Brian aravuga ariko mana navuga ubusi njyewe none ubwo